Yes, kuko rero kubabwira rero naringize ngo mbanze mvugane nawe hanyuma numve niba yaboneka tubanze tuganira hano kuri 91 n'ibice bitanu yitwa Amon. Waramutse neza? Mwaramutse neza bwana Gisubizo. Amakuru ni amahoro masa. Ikaze mu kiganiro Timburane bakwe kuri Radio Isango Star. Murakoze cyane, ndishimye kuvugana namwe. Yes, nandi kubabwira rero turi kuganira ku bintu bigendanye no kubyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga. Yego. Uburyo zishobora kugira uruhare mu iterambere ry'umuntu. Noneho nibuka ko twaganiriye umubuhamya buto cyane ku bigendanye n'uburyo ubu ngubu imbuga nkoranyambaga uri kuzibyazamo amafaranga zagukonekse n'abandi bantu. Tubwire mu minota mike wenda tutagutwaye umwanya wabikoze gute, uyu munsi bimeze bite? Murakoze cyane, nitwa Mwumvaneza Amoni, nk'abantu i Butare. Nkaba ndi umworozi w'inkwavu. Ariko nkakora n'ibikorwa by'ubuhinzi. Muri rusange nashize igihe mbitangiye. Ariko naje gutekereza ndavuga nti ariko wakora YouTube channel. YouTube channel yitwa Iwacu Connect. YouTube channel ndayikora, ntangira kujya nshyiraho amavideo y'ibyo nkora. Ariko igitekerezo cyaje mvuga nti ariko se ko mfite ibintu hano, mfite product, mfite inkwavu, ntanga icyorora abantu basanzwe baza b'abaturanyi. Kubera iki ntabishyira ku mugaragaro n'abandi nabo bakabimenya. Ariko hakabamo no kwigisha. Yigisha uko worora inkwavu, gutangirira ku rukwavu, wese urukwavu ni iki, urukwavu rwororoka gute, urukwavu rurya gute, mbese ikijyanye n'ubuzima bw'urukwavu byose ngenda nubikora mu maseri, uko bubaka ibiraro ngenda nashyiraho amavideo, mbona abantu bagenda babikunda. Yego. Bakambwira ati uyu mushinga urashoboka cyangwa ndababwira intu urashoboka, bamwe bakansura nkabasobanurira nkabigisha. Nkajya mbishyira kuri Facebook, abantu bamwe bakaca mu gikari bakambaza, nkabishyira kuri TikTok, kuri Instagram yanjye, abantu bagenda babimenya. Bityo rero byagiye bimpuza n'abantu bagiye batandukanye, bagiye babona amavideo yanjye bakampamagara ati waduhaye icyororo, mukorera he tuzabasure, nkabarangira bakaza bakansura. Abatwara icyororo bakagitwara, abatwara ubumenyi nabo bakabutwara. Hanyuma bampa amasoko yo kubaka ibiraro bakayampa. Nagiye mbonamo connection nyinshi z'abantu nanjye ntanatekerezaga. Nkabona abantu barampamagaye bari muri Canada, bari muri Australia, abari mu bihugu bigiye bitandukanye atari n'ahangaha mu Rwanda. Nkambwira ati ko dufite ubutaka hanaha, wagiye ukadufasha ukatwigira umushinga twakoraho, ukatwigira nimba haga inkwavu. Gutyo mbese isoko rigenda ryaguka ku buryo nakubwira ko n'ubu ngubu isoko rihari hanze ahangaha rikeneye product rirahari ryinshi, kubera yuko nanjye ntago nari mbizi. Sinari nzi yuko inkwavu zakundwa, sinari nzi ko abantu baba interese cyangwa ngo bakunde umushinga w'ubworozi bw'inkwavu cyangwa se n'ubuhinzi. Nahingaga ibinyomoro, abantu bakansaba imbuto, abantu mbese n'abandi bantu b'abahinzi bakajya banyaprosha ati wadutangarije, abahinga inanasi, abahinga amavoka, nkabafatira utuvideo nkadushyiraho, ukabona umuntu ati siza avoka ziba he, ntiziba hano, dukeneye ingemwe. Gutyo ugasanga rero social media zirafasha mu kugaragaza ibyo ukora, kandi noneho ukagura n'amasoko mu buryo nawe utatekerezagamo ko byashoboka. Tubwire, ujya gutangira YouTube wayitangiriye kuri zero cyangwa hari aho wenda hari ibintu bajya bava ngo kugura ngo YouTube channel, wayitangiye gute uyu munsi igeze? Nge rero atari ukukubeshya, nari mbifiteho ubumenyi buke ku buryo no kuvuga ngo kujya kugura ntago mbizi. Sinzi ngo bagura subscribers gute. N'ubu ngubu bimbajije mazeho igihe kitari gito kitari na kinini, nayitangiye mu kwa 9, ariko numva abantu ngo bagura views, bazigura gute se? Kuko hari igihe ugira cy'abantu ngo kuboostinga ngo ukagura. Iyo mbonye hajemo ibintu by'amafaranga
abanye wapi kabisa ntago kuko ku mbuga nkoranyambaga habaho abasikama benshi habaho ibiki ubwo rero jye si ukukubeshya kugeza n'uyu munota sinamenya ngo bagura abasubscribers gute ngo bagura account gute ye nakoze ibintu byanjye ku giti cyanjye ni nabyo ndi gukora nkigisha abantu nkabona abantu barabikunze nkabona abantu barambwiye bati ibiganiro tugezaho ni byiza nkajya mbona abasubscribers barakura nkabona views ziri kugenda uyu munsi wa none aho bigeze nanjye ntago nahatekerezaga kuko abantu benshi nk'uyu mbabwire ngo umuntu ngo yabaye ngo nabaye monetize amezi angaho maze hose birashoboka ibiganiro utambutsa se birebwa nande kuko abantu benshi bimenyereye ibintu bya entertainment ibintu byo gusetsa ibintu bya education by'inyigisho ntago benshi babikunda ariko maze kubona ko byose birashoboka icyo content wakora yose ifite gahunda ifite umurongo abantu ntibura bayikunda ubwo rero izo manevure zindi zo kujya kugura ntago naba nkubeshye rero hari umuntu wumva arabati se ubu ngiye kuri YouTube nkagira views 5 ubwo ibyo bintu byazavamo oya jye nanjye natangiye gutyo nibaza ngo ese ngo birakunda cyaho video ya mbere mbona irebwe n'abantu 10 umunsi wa mbere abantu bakajya batekereza ibintu ukora bundi urabona bizagira heza ariko nkavuge ntigewe target yanjye no ku marketing ibyaha target yanjye ntabwo ari uguhembwa na YouTube cyane cyangwa kuzamura views ariko uko umwe abirebye akabikunda abisharinga n'abandi uko umwe abirebye akabikunda abibwira n'undi rero kuri jewe nta mpamvu yo guhangayika mvuga ngo ndajya kugura views ngo ndajya kugura ngo ibiki icyambere ni ugukora kandi ugakora cyane ugahozaho ntucike intege ukaba nimba nkoze video ya mbere wenda ugisha n'inama abandi bakakubwira ati nibura wakagombye kujya ukora nka 3 mu cyumweru ukagendera kuri ibyo YouTube bwayo ni ku marketingira ibyawe ukabona abantu barimo baragenda babireba babikunda bagira bate ariko nta birenze byo kuvuga ngo nagize impungenge ngo ibyanjye birarebwa na babiri ngo nabangahe ni babiri uyu munsi ariko bagenda bakura mu buryo utateganyaga kuko nanjye nitekerezaga bambwira ngo views 10,000 uzazigwiza ariko izo ngizo mu byumweru 3 zari zigezeho ntazo uburyo nanjye bikoze yego rero nta mpamvu yo gutinya imbuga nkoranyambaga ni nziza ziguhuza n'abantu batandukanye ibyiciro bigiye bitandukanye mbese bikagufasha ni n'umwanya mwiza wo kuruhuka kandi urimo uranakora ku bantu rero uyu munsi batumva inyungu z'imbuga nkoranyambaga wababwira iki batangirira he kugira ngo nabo bagere ku rundi rwego urakoze cyambere nuko abanza akicara akareba ati ngiye ndashaka iki ngiye gukora iki ese abantu ngiye kubagezaho iki nshaka kugira ngo barebe ibyanjye ibyo bintu iyo umaze kubyigaho ukabiha umurongo ukavuga ngo ngiye kureba muri iki kintu nimba ari ubuhinzi niba ari ubworozi niba ari entertainment ndabagezaho iki ukirinda ibintu bya navuga byo kujagarara cyangwa se byo kuvangavanga ibintu ugasanga abantu uri kubaha ibintu bidafite fact kugira ngo wibonere views ugasanga uri guha abantu ibintu bidafite umurongo icyo gihe birapfa ukurebye uyu munsi ntagaruka ariko nimba wabuze uti genda shaka kugeza iki kintu ku bantu gikore neza ugihe umwanya ugihe umurongo n'ejo uzongere ugendere muri wa murongo ubundi ibindi bigenda byikora rwose icyo nabashishikariza rero nta kindi nuko imbuga nkoranyambaga zifite uruhare runini cyane mu kumenyekanisha ibikorwa ukora no mu kubiteza imbere iyo byamenyekanye isoko rikaboneka no gutera imbere biba bishoboka yego ariko iyo byihereranye bihama muri karitsiye nyine hagati y'abakuzi hagati y'abaturanyi ariko iyo bigiye hanze n'uri Kigali akabibona nk'ubu hari abonye nshyira inkwavu za Bugesera hari abonye nshyira inkwavu za Kigali hari abonye nshyira inkwavu za Kamonyi tutari tuziranye nkabona umuntu arampamagaye ati nabonye ikiganiro cyawe nagikunze none nabibona gute ikindi kisumbuyeho nimba uri guseringa hari product uri gushyira ku isoko gerageza kuba inyangamugayo yego
ubwize umuntu ukuri umubwira uti ibi bikora gutya ibi bimeze gutya ushyireho n'ibiciro biri affordable ku isoko nimba ucuruza ntujye guhenda umuntu ntujye kugira gute nimba wasezeranye n'umuntu ikintu akakwizera akakoherereza amafaranga kuko biba bigoye kugira ngo umuntu akubone kuri YouTube akwizera koherereza amafaranga ategereze kumwoherereza produit bisaba ubunyangamugayo yego kuko iyo uhemukiye umwe na ba bandi bose urababura ubwo rero bisaba ubunyangamugayo ni icyambere ukagira content ihoraho nzima ikindi ukaba inyangamugayo nyine ugatanga ibyo wasezeranye n'umuntu ukabisohoza yego nicyo kintu nabwira abantu kabisa wow ndabona hari abari kunyandikira bambwira ngo urabaha nimero yawe urabaha nimero yawe kugira ngo ubundi bufasha bashobora gukenera urumva ko uru rugero rwiza bashobora gufatiraho inama hanyuma bakaba bagira icyo batangira bakagira n'icyo bageraho rero ubahe nimero yawe hanyuma ibindi babikwibarize nta kibazo rwose icyo nababwira ni uko imbuga nkoranyambaga ni nziza ziri gukoreshwa n'abantu benshi ubu bisigaye byoroshye umuntu iyo agize impungenge ku kintu agiye gukora ahita anyarukira kuri YouTube ati reka ndebe niba hari uwagikoze cyangwa ndebe niba hari ugifite agahita anyarukira hehe kuri zindi mbuga nkoranyambaga YouTube Instagram akajya kuri TikTok akajya kureba ese hari uwagikoze koko icyo gihe rero wa muntu biramufasha mu kubona bya bindi yashakaga kubona mu buryo bumworoheye kandi nawe noneho bikaba biguhuje n'undi muntu n'irindi soko yego so rero ni ukuvuga ngo muri rusange ntihagire utinya kuvuga ngo ntabwo na posting ikintu ngo niki oya bajya bavuga ngo umukobwa wabuze umuranga yaheze kwa nyina ubwo rero ni ukuvuga ngo iyo wihereranya ibintu byawe ntubishyire ku karubanda ngo abantu babibone kandi niba uri kubikorera icyo gihe nawe iterambere ryawe rigenda gake yego ariko iyo ubishyize hanze abantu bakabibona bakabikunda icyo gihe nawe birakwihutishiriza so rero nimero yanjye ni isanzwe dutanga ubujyanama ku buhinzi n'ubworozi ukeneye imbuto cyangwa ingemwe tukamuhuza nk'uko nabibabwiye ni Iwacu Connect wenda hari n'ibyo ushobora kunsaba ntafite nkakugira inama y'uburyo bishobora gukora nkanaguhuza n'undi ubifite wenda bafite pipiniyeri nimba ukeneye ingemwe gutyo ubuzima bugakomeza gutyo ariko habayeho n'iyo connection yo guhuza abantu gusa n'ibyo hari abantu bajya wenda babikora nawe ugasanga bagiye mu bukomisiyoneri ugasanga badindije wa mucuruzi badindije na wa muguzi yego bashaka aho ya komisiyo ariko ibyo ntabwo byagakwiye ahubwo abantu twakagombye gufashanya nimba wumva wafasha umucuruzi cyangwa se umuhinzi kugira ngo umugereze umusaruro ku isoko nta mpamvu yo kujya gushakamo za komisiyo yego ubwo rero nimero yanjye ni 0782 21 41 16 07 82 21 41 16 ni nayo nkoresha no kuri WhatsApp. Wow, urakoze cyane Amon. Sawa murakoze cyane bwana Gisubizo. Yego.